Yesu Kristo ashimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu, abo tubana mu bihe byiza byo gusenga buri munsi, aho muherereye hose, nshuti zanjye, bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, ndabashuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami Imana, bishimire abanezeze, uyu munsi mwakire muhure n'umugisha wanyu, mwakire ibibyibushye mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi Imana igusetse, birashoboka ko umaze igihe kirekire mu marira, ariko uyu munsi Imana ikorohereze nawe useke mu izina rya Yesu Kristo. Muri iki gitondo dukomeje kuba mu bihe byiza byo gusenga, muri teme yacu igira iti Uwiteka ibyiringiro by'abizera. Nyemerera aka kamwanya wongere ufate umwanya wo gushima Imana. Vuga uti Mana wambereye ibyiringiro kuko ntakozwe n'isoni. Wari uzi inshuro uba warakozwe n'isoni ni nyinshi cyane, ariko Imana yakurebereye ibyiringiro rwose ikugirira neza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba muri iyo teme yacu, nyemerera dusome igitabo cya Dawidi Zaburi ya 46, duhere ku murongo wa 2, dusome mu izina rya Yesu Kristo. Handitse ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa hayo ikajya imuhengeri, naho amazi yaho yahorera akibirandura, naho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo. Imana ishimwe. Tugeze ku 8, handitse ngo Uwiteka Nyiringabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo ni igihome kirekire kidukingira. Imana ishimwe. Iri ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nk'uko turi muri teme ivuga ngo Uwiteka niwe byiringiro by'abizera. Ni ibyiringiro by'abizera kuko ari we wenyine ubasha kurenganura abamwiringiye. Ni ibyiringiro by'abizera kuko ari we wenyine ubasha gutabara abamwiringiye nk'umutabazi. Ni ibyiringiro by'abizera kuko ari we wenyine ubasha gufasha umuntu mu makuba atandukanye, akamwegera, akamugirira neza, akamurengera, akamutabara. Ni ibyiringiro by'abizera wenyine kuko ari we gikurikirana dufite. Aho abantu baba bakwitaje mu kaga no mu makuba, Uwiteka niwe wenyine ukomeza akagukurikirana, ni nawe wenyine ukomeza akakuvuganira, ni nawe wenyine ukomeza kukuburanira. Yewe Uwiteka niwe byiringiro by'abizera wenyine. Imana ishimwe. Ijambo rero riratubwiye ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu. Imana niyo buhungiro bwacu, nta handi ho gukirira, nta handi ho gutabarirwa, nta handi hatuma uhindurirwa amateka, nta handi wabonera amahoro uretse muri Yesu Kristo umwami wacu. Iyo wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ni ukuri uranyurwa, uduke utwumva tukunyuze, ndetse irari ry'umutima wawe rihazwa na Yesu wenyine. Rero Yesu Kristo niwe byiringiro by'abizera wenyine. Ijambo rirakubwiye ngo rero niwe buhungiro. Imana niyo buhungiro bwacu, niyo wahungiramo situation ziri compliqué ziri hanze aha. Niwe wenyine. Imana niyo yonyine wahungiraho, kuko ibiruhije bibaye byinshi, ibigoranye bibaye byinshi, isi irihinduriza umunsi ku munsi, ugasanga ibintu birakomeye. Ariko kuko Imana ariyo buhungiro bwacu, Imana ishimwe. Ariko haleluya, Imana niyo buhungiro bwacu. Bya bindi abantu bari kubona bitemera ku mukristo, ababona ntacyo bimutwaye, kuko aba ari muri Kristo, afite aho yahungiye, afite aho yihishe, ari mu bwihisho bwisumba byose, ari aho ngaho nyine, arimo kandi yiringiye Imana nk'inyembaraga n'inyamaboko. Ari mu Mana,
umukristo wizeye imana araza akajyamo akinjiramo neza, akumva ko imana imurebera, ikamurebera n'aho abantu batabasha kugera. Imana ishimwe. Imana niyo buhungiro bwacu, ni imbaraga zacu, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Imana ishimwe. Ku biringiye Imana by'ukuri bashikamye, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Aho ngaho ubona Imana, urayibona fizikari, ukayibona nawe ukavuga uti reka mbabwire mbonye Imana. Mbonye Imana intabaye, mbonye Imana imburaniye, mbonye Imana indengeye. Ariko Imana ishimwe cyane. Ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ijambo ryakomeje ritubwira ngo nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa ahayo ikajya imuhengeri. Iyo bavuze ngo nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, ntago sinzi uko ubyumva. Iyo bavuze isi, ni ibigukikije. Naho abantu bahinduka bakaguhinduka, ntago ugomba gutinya. Naho abantu baguhemukira, ntago ugomba gutinya, kuko twabonye ko ari umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Rero naho isi yahinduka, naho abantu baguhinduka, naho umuryango waguhinduka, naho ababyeyi baguhinduka, naho urushako rwaguhinduka, uko byagenda kose dufite Imana nk'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Imana ishimwe cyane. Ijambo ryavuze ngo naho imisozi yakurwa ahayo yewe ikajya imuhengeri, naho amazi yaho yahorera akibirandura, naho imisozi yatigiswa, naho no kwihinduriza kwayo. Ijambo risoza ritubwira ngo Uwiteka Nyiringabo ari kumwe natwe, nimukomere. Ari kumwe natwe abizera, abiringira. Uwiteka Nyiringabo ari kumwe natwe. Imana ya Yakobo ni igihome kirekire kidukingira, nimuhumure, nimukomere. Imana ishimwe cyane. Nushikame mu Mana, nushikame muri Yesu Kristo, nugira ibyiringiro bizima bifite ubugingo. Were gusenga by'akamenyero, were kumenyera Imana. Ahubwo icyo ngusabira n'icyo ngusaba ni ukuba umukristo wamaramaje kureka ibyaha, ukaba umukristo ushikamye. Ibi byose turi kuvuga ko ari umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Haboneka ku mukiranutsi, haboneka ku wamwiringiye, haboneka kuri wa wundi ubwira Imana ati Mana, ni wowe, ni wowe, ni wowe, ni wowe wenyine mfite, ni wowe wenyine wo kundengera. Uwo nguwo Imana yurukana gutabara kwayo gukomereye, ikamurengera, ikamutabara. Imana ishimwe cyane. Nababwiraga ngo Uwiteka niwe byiringiro by'abizera wenyine. Shalom, shalom, muhaye murongo. Ineza yawe ku mwana